nzi umugabo umwe witwa Aroni yabanye n'Imana, arana n'Imana iboneka mu gihuru. Aroni arahari, ibirinduka hino, yigisha Mose gukora ibitangaza. Aroni ahahagaze, yegera ku wa kabiri, izana inda ngo zije kwa Farawo. Aroni abibonesha amaso ye. Ku wa kabiri ifata ibibugu ikavuga ngo mu banjye, mu bwoko bwanjye nzabatuza i Gosheni, ibyo ntibizahagera. Aroni arabibona. Bigera ku wa gatatu, izana umwijima ucura mu Banyegiputa, ariko Abisirayeli ntibageramo. Aroni abibonesha amaso ye. Biba bigeze ku wa kane, izana inzige zijya mu Banyegiputa, ariko mu Bisirayeli ntizageramo. Aroni ahahagaze arabibona n'amaso ye, arataha aravuga ngo nabonye Imana. Ku wa gatanu, izana amazi ahinduka amaraso. Aroni abirora, babikoreshwa n'Imana, arabibona. Ku wa gatandatu, Imana iravuga iti ndakwereka imirimo ku buryo nugwa nzagukubita nkagutukuza, ariko ndamanza nkwereka imirimo ntazakubaza ibyo ntakwereka. Irabirinduka ku wa mbere, baba bageze ahantu hari urutare. Iravuga iti mwumva uko mvuganye nawe, ndacyari ya Mana munywa amazi. Baba bageze ku wa kabiri, bati inzara iraje, mufata akanyama mujye ntiyamana. Baba bageze ku wa gatatu, ku mazi aruti ndayahumanuye nk'Imana. Bagere ku wa kane, ariho ruzingiye, Mose aja kubonana n'Imana. Agiye kubonana n'Imana, Abisirayeli atindayo. Reba uwo mwicaranye mubwire ngo ujye utindana n'Imana, mupfa kuba mufitanye ikiganiro. Ntikagukubite rubandu, uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi nikazahora iteka ryose. Mose atindayo, baraganira, ikamubwira iti nzabana nawe. Ati yego. Ku wa kabiri arongera ararayo, ararana n'Imana. Wowe iyo watomboye uyimarana amasegonda 5, imeze nka mitiyu nayitaguze ntuza pake. Umwami adufashe kandi atugire neza, kandi aduhereze umugisha mu izina rya Yesu. Barabana, baratindana, baraganira. Igihe ikiganiro gihiye, abantu baravuga bati twabonye Aroni agendana n'Imana, katumwegere twumve ko yaduha amakuru yayo. Baraza bataroni ati karame, twereke Imana. Mose yatinze ngo Aroni arayibura. Reba mwicaranye, ibyo byose byabaye Aroni ahari, ariko ngo bayimubaze umunsi umwe, aravuga ngo ndayibuze. Nta nubwo bayisenga se, ati ntanyihamagaraga, kereka ari Mose ahari niwe yihamagara, naho ngiye ntanayihamagara. Watebeje, wambaye amakanzu, wagendanye nayo, ku mazi wari uhari, ntayo watwereka. Ati mumbabarire turebe ejo. Ngo yegera hirya, turihe wa Mana? Ngira mwihorera. Umwami adufashe ikomeze iganira. Mose iravuga iti ndakwereka iby'abatagira Imana, hora umurebe aragaragara. Ngo buca mu gitondo barongera baragaruka, ngo turakuzi ko wabaga wambaye amakanzu, watebeje, wambaye neza, uyivuga ngo ibyinda n'ibibugu n'inzoka n'inzige n'amazi n'iki. Ihangane wenda uyihamagara iminota 2 twumve ko iki dutekereza. Aroni aravuga ngo nta nijwi ndi kumva. Aramubwira ngo niba uyibuze dusomera ibitabo. Ngo nabyo Mose yabijanye. Wenda saririmba yandirimba Miriyamu yaririmbye, ati nayo nayibagiwe. Uri kwibuka iki? Ati shereka Mose aje. Tugeze mu gihe uyibura, kandi warayibyiniye icyunzwe kikaza, ariko yabantumyeho. Ubwo hari ibigiye kugukoraniraho, yakuntumyeho ijambo rikomeye. Wakoze Mose, irakumena gatuza iseseremo. Abayikubajije basange ikurimo, were kuvuga iyo wumvanye abandi, ahubwo uvuga iyo muri kugendana. Uryama uri kumwe n'Imana, ucuruza uri kumwe n'Imana,
urwara uri kumwe n'Imana, baguhiga uri kumwe n'Imana, bakurwanya uri kumwe n'Imana, abaguhagurukiye basanga uri kumwe nayo, abagutera amahembe basanga uri kumwe nayo, batangazwa n'uko ugendana n'Imana. Ababyifuje bavuge ngo amen. Imana, ntabwo mbumvishe neza, mwavuga ngo amen. Nzi umuhungu umwe yigeze kumwaza witwa Gehazi, agendera mu kigare naho atagira Imana. Elisa yavuga ati kubita umwitero, Gehazi ati uyu ni uwacu, turasengana, tuba mu dini rimwe, kiliziya ni imwe itunganye kandi ikomoka ku ntumwa. Agendera mu icyo kigare ngo haba hapfuye umwana w'umupfakazi, ngo igihe umwana apfuye ngo Gehazi aravuga ati ariko aho abandi bahereye bakora imirimo njye ndabura n'akandi agashahurwa koko. Ngo abafashe inkoni ati mumpigamire, ngo aramanutse aragenda ageze nk'aho ati uwo mwana wawe yafashwe ryari? Aramubwira ati n'ejo bundi. Abaravuze ati uyu mwana wawe rero nje nkorana na Elisa, nous travaillons ensemble, twe dusenga Imana ivuga bikaya tiza n'uwo mwana wapfuye nkwereke. Imana ibwira Elisa iti hora urebe uko aramwara bikagaragara ko atayigira, n'iriya nkoni buriya amavuta wayasigaranye, hari amavuta y'iriya nkoni. Baravuze ati ndakwirukanye ndakuzuye mu izina ry'Imana, umenye ko na Elisa dusenganaga. Ngo umufaranga ntiyakanura. Ngo arongera ari kuvuga ati ariko iyi nkoni ntawe uyizi. Ngo umufana aravuga ati ndayizi ariko na nyirayo ndamuzi, ntabwo ari wowe. Ngo akora ubwa gatatu ati ndakwirukanye mu izina ngo umufaranga. Gehazi ngo abasubiyeyo, aravuga ati ya nkoni yasizemo ubutware. Ngo Elisa aramubwira ngo Gehazi rero igihe cyo kugendera mu kigare kirarangiye, Imana ku giti cyawe ukagendana nayo niyo wari ukwiye muri aka kanya ka none. Ikagaragara aho abandi babuze, bahari badahari ugakorana n'Imana, bahari badahari ukavugana n'Imana, bahari badahari ugakorana nayo, kuko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba, nuko ubwo dukorana nayo. Abahari muramvugira ngo amen. Mbwiriro mwicaranye ngo uyiheruka ryari? Mubaze utuyiheruka ryari? Imana yabantumyeho irashaka kugendana nawe ku giti cyawe. Ntuyibone kuko mwabyinye, ntuyibone kuko mwasohotse, ntuyibone kuko uri muri groupe. Nzi umwana wari uyifite, kankubwire, inzu umwana wari uyifite ari kwa Namani, ngo bakamusongesha ubugari, ariko agasonga ubugari ari kumwe n'Imana. Mureke mvuga Imana ibana n'umuntu ari no mu gikoni. Ngo agasonga ubugari avuga ati ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, no mu byako nzaririmba. Bati songa vuba, ati ndabusonga ariko ndi kumwe nayo. Yaba bubirinduye ikamubwira itumva uko mvuganye nawe, uri mu gikoni ariko ejo nzahagukura kandi uzahakugwa n'Imana yawe. Kuwa kane mutagatifu umwuka amanutse, imbaraga zimwuzuyemo, abusonza bubirinduye. Ngo barabirindutse abwira umugore wa Namani tumva uko ivuganye nawe. Ibibembe byanze guki, Imana iri iwacu irabikisha. Reka dutuze abantu bagize ifuhe ryo kudakubitwa n'Imana bakayigendana, aribo bamvugira ngo amen. Ako gakobwa ngo Namani baratashe, uzi uko ababosi mutaha, ngo baratashe, ngo umudamu aramubwira ngo ibyabaye mu gikoni ntiwabimenya. Karavuga ngo habaye mwe, ati umwana w'umuja w'umunyagano yakubise ubugari abubirinduye, Imana yabiramanuka imusanga ku mbabura, iravuga ngo urararukiza. Muretse gukoma mu mashi kadutuze gato metevu zareze mbo noneho Imana idufashe kandi tugire neza. Ngo Namani aravuga ngo yakubwiye ngo niyi, ati yambwiye ngo nivuga bikaba, itegeka bigakomera, idatinya ibibembe, idatinya mu gikoni, idatinya abakomeye nkawe, idatinya abafandi. Ati ravuze ngo wabyukanye ibibembe,
ariko urarara ugize ute? Ukize. Twumvikanye uko yararesha n'uyu munsi niko agize ute? Niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Abumva bishoboka ko yakora nk'ibyo yakoraga ejo bavuge ngo amen. Umukobwa baramuhamagara, ewa navayo utange message ngo umukobwa aramanuka, mwama dufashe. Nawe umva kuva mu gikoni ugasanga boss ihangano hagurukiye, tate revevu ngiro ngo abwira nyirabuja ngwino ati vayo, ati vayo mbivuga uhari, ati Imana naje nsenga, Imana y'iwacu iravuze ngo umutware wawe arararakiza, nadakira ibyo agwaye mbigware, niko Imana ivuze. Iyicarire mwana wa mama. Namani ngo baramukurikiye, abari mu nzira bati Namani ugiye? Ati ntimwamenye ibyo nagushije, mfite akantu kaba mu rugo gafite 1.50 m, nta shuri kagira. Karavuga ati nta shuri ngira ariko mfite Imana. Ati ntabwo kazi no mu mahanga, ati ninshake mbe ngarukira Nyabugogo, ariko iyo nsenga ntigarukira Nyabugogo. Iravuga bikaba yategeka bigakomera. Bati yambaye dukeya, ati ninshaka ngira ikanzu imwe ariko mpfa kuba mfite Imana. Ivuga bikaba yategeka bigakomera. Baramujyana, bari bahari niko byagenze. Abagezeyo batibira, amaze kwibira 7. Muramvugira ngo amen. Abarataje aravuga ati tangazo ritambutse, uyu mukobwa ntagasubire mu gikoni, ntabwo yakora n'igikoni. Imana imeze gutya. Ndavuga Imana ishobora kuguteturura ikagukuraho bakujugunye. Abahari muramvugira ngo amen. Ndabizi ko amasaha ari kwihuta. Ni Imana ikora mu gihe cyose ugezemo. N'abadafite umwanya irakora. Nzi umudamu wahageze aza ari kuva, aravuga ati ariko nge nta mwanya mfite wo gutinda ku rusengero, ariko byibuze mfa kumubona. Ngo aramanuka, abaprotokole bari kuvuga bati rero wewe ugire gahunda, hano tugira gahunda. Garabwira ati ndabizi ko mugira gahunda, mumunyemerere mvuge data yabantumyeho ngo arashaka gukorana namwe. Ibyo yakoraga ejo abikorane nawe, ibyo yakandagiraga ejo n'uyu munsi abikandagire, ibyo yavutaguye ejo n'uyu munsi abivutagure, abo yahumuye ejo n'uyu munsi bahumuke, abo yakijije ejo n'uyu munsi bakire, abo yahaye abana ejo n'uyu munsi aracyabatanga, ingumba zabyaye ejo n'uyu munsi ziracabyara, abapfakazi bashatse ejo n'uyu munsi barashashaka, imfubyi zakize ejo n'uyu munsi ziracyagira ute? Ziracyakira. Kambaganize mfite ikinyabupfura, katwitonde icyo mbabwira.